Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wo gukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Kabisenga, ni amakuru agezweho muri aka kanya, muraza no kunyanganira kubera ko ijwi ryanjye ngira ngo muri kubyumva ko ritameze neza ijana ku ijana, ariko ngira ngo nta kibazo riteje. Mu makuru ngiye kukubwira, umwarimu wigisha mu mashuri abanza nawe yatanze kandidatire yo kuba umudepite, ni ukuvuga icyizere kuri bose gikomeje kugenda kizamuka. Ni mu gihe undi uzwi nka Sam wo muri Zub Comedy, uyu nawe akaba yamaze gutanga kandidatire ye mu cyiciro cy'urubyiruko. Ngahe nguko ndaza kukubwira kandi byinshi bitandukanye. Barikana Eugene, uyu mudepite wasanganywe intwaro zikomeye zirimo rwose AK47, uyu nguyu akaba yamaze kuba asabirwa igifungo cy'imyaka 2. Mu marira menshi yatakambye aratakamba, ariko ntacyo byigeze bitanga, usibye ko uyu atari umwanzuro, ibi ni ubusabe bw'ubushinjacyaha. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye rero ku rubanza rw'uyu nguyu, dore ko ubwo yari mu rubanza yarize ararira, ariko ararira cyane, ararira imbere y'urukiko, ararira bimwe bikabije, ariko ntacyo byigeze bitanga. Turaza kukubwira nyine byinshi bitandukanye kuri uyu Barikana Eugene, ariko tuze no kurambura kuri ibyo byose bifite aho bihuriye n'amatora, aho uyu mudamu wundi nawe w'umwarimukazi muri primaire, mu mashuri abanza primaire, nawe yigira icyizere, aravuga ati ngombe nzabe depite mu cyiciro cy'abagore. Ngahe nguko nawe ushobora kumva iyi nkuru ugahita wigirira icyizere, ukavuga uti ewana reka nerekezeyo maze ubundi ndebe ibyo ari byo. Ese aya makuru nyahere kuyihe nkuru? Mere kuri depite, mbanze mbaramburire inkuru y'uyu mudamu, mbaramburire iyihe? Mere kuri depite, ariko munyemerere mere kuri depite, kuri depite Barikana Eugene. Uyu nguyu akaba yamaze kuba asabirwa imyaka 2 y'igifungo n'ubushinjacyaha, nk'uko amakuru yiriwe abivuga. Uyu nguyu rero kuri iyi nshuro akaba ari gusabirwa igifungo cy'imyaka 2, maze ararira cyane ubwo yari imbere y'urukiko, yarize aratakamba mu marira menshi, aravuga ati rwose ndarengana, mumbabarire, icyaha yego naranacyemeye, ariko nyine munyumve ubwa none. Nk'uko aya makuru avuga rero, ubushinjacyaha bwasabiye Barikana Eugene wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda gufungwa imyaka 2 nyuma yo gusanganwa intwaro iwe mu rugo. Urubanza rwa depite Barikana rwabaye kuri 23 Gicurasi 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, aho yaburanye yemera icyaha, agasaba gukurirwaho ibihano. Icyemezo cy'urukiko kikaba kizasomwa kuwa gatatu tariki ya 29 Gicurasi 2024. Eugene Barikana yatakambiye urukiko, amarira aragwa ubwo yarimo asobanura uburyo yakoreye igihugu imyaka 30, iherezo rikaba rigiye kuba iryo gufungwa. Umucamanza yatangiye abaza Barikana niba yiteguye kuburana, asubiza ko yiteguye, amubaza niba yiburanira cyangwa niba afite umwunganira, asubiza ko yiburanira. Umucamanza yahaye umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure icyo burega Barikana kandi ubitangire ibimenyetso. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko Eugene Barikana akurikiranyweho icyaha kimwe cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yakomeje asobanura ko kwa Barikana hafatiwe gerenade yo mu bwoko bwa stick hamwe n'ububiko bw'amasasu magaze irimo amasasu 10. Ibi byamenyekanye ubwo Barikana yari yimutse akagurisha inzu na bimwe mu bikoresho byari biyirimo mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Kivugiza, umurenge wa Nyakabanda. Mu bikoresho Barikana yagurishije hari harimo akabati kaguzwe n'uwitwa Hitimana wakagejeje iwe, maze agafunguye asangamo izo ntwaro, maze ahita ahamagara Barikana arabimubwira, maze ahita amusubiza ngo abijyane mu rugo yakuyemo akabati abishyire imbere y'igipangu mu ndabo. Ubwo abakarani bari baje kwikorera ibindi bikoresho byari byahasigaye, umwe muri bo yashatse igitambaro yafatisha akandi kabati k'ibirahure ngo bitamutema mu kiganza, maze ajya gushakisha mu byatsi hanze y'igipangu. Uyu niwe wabonye igitambaro
mu ndabo akuruye asanga hazingiyemo intwaro maze bamenyesha uwaguze iyo nzu nawe ahuruza inzego z'umutekano ahawe umwanya ngo yiregure. Barikana yavuze ko mbere na mbere yemera icyaha aregwa kandi agasaba imbabazi nk'uko yabigenje mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Yakomeje avuga ko izo ntwaro kuzisanga iwe ari ibyago byamugwiririye kuko atigeze atunga intwaro kuko umuntu atunga ikintu iyo anagifite umugambi cyangwa agifitiye gahunda. Yavuze ko amaze imyaka 30 akorera igihugu kandi ko mu mirimo myinshi yakoze yabanaga n'abasirikare. Yitsaga cyane ku kuba ibyo bikoresho basanze iwe byaba byarahageze ubwo yari perefe wa Kibungo kuko icyo gihe iwe habaga abasirikare bashinzwe kumurinda ndetse nawe ubwe yari yarahawe imbunda yo mu bwoko bwa masotera. Yakomeje avuga ko nta makuru yari afite kuri izo ntwaro ashinjwa uko zasanzwe mu kabati gashaje kabaga mu bubiko bw'ibikoresho bitagikoreshwaga birimo imyenda, utubati, intebe, amakaziye n'ibindi bitandukanye. Umucamanza yahaye umwanya ubushinjacyaha ngo butanga umwanzuro ku bwiregure bwa Barikana maze buvuga ko bushingiye ku miterere y'icyaha n'uburyo yitwaye kuva mu bugenzacyaha bumusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 asabwe kugira icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha. Yongeye aratakamba asaba kubabarirwa. Yakomeje avuga ko imyaka 30 amaze akorera igihugu nta mugambi mubisha yigeze akigirira ku buryo byarangizwa n'igifungo. Ati sindi umugambanyi, sindi umwanzi w'igihugu, sindi igisambo cy'igihugu. Yongeraho ko ari ibyago byamugwiririye. Aha niho ikiniga cyamufashe bigeze naho atagishoboye kuvuga rwose. Ararira ageze aho amarira ntiyashoka, noneho amarira ashoka ajya mu nda, noneho kuvuga biramunanira. Byari agahinda mu rukiko, agahinda kamurenze ndetse bikaba bivugwa ko aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Barikana kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe iperereza rikomeje ngo hagaragazwe uburyo yabonyemo izi ntwaro n'impamvu yari azitunze atabyemerewe n'amategeko. Ngahe nguko Mana Nyagasani ntago byari bimworoheye. Munyemerere twihuta cyane aya makuru tuyasoreze ku nkuru ivuga ko undi mwarimukazi wo mu karere ka Kirehe wigisha mu mwaka w'amashuri ubanza nyine muri primaire mu cyiciro nyine cya primaire, uyu nawe yigiriye icyizere arangije aravuga ati ewana nanjye ndagiye. Uyu akaba ari umwarimu nyine wigisha mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Nyuma y'uwitwa Jeanne d'Arc nakubwiye ku munsi w'ejo n'ejo bundi, dore ko ariyo nkuru yiriwe iri gutrendinga, uyu mugore noneho ngo nawe yaba yigiriye icyizere aravuga ati ngombe njyeyo da, ngombe njyayo. Ni umwarimu witwa Mukantwari Elizabeth wo mu karere ka Kirehe umaze imyaka irenga 15 yigisha mu mashuri abanza. Uyu akaba yatanze kandidatire ku mwanya w'umudepite mu cyiciro cyihariye cy'abagore kuko afite inyota yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Madamu Mukantwari yashyikirije kandidatire ye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora kuri uyu wa 22 Gicurasi 2024 n'ukwani ku munsi w'ejo. Uyu nguyu akaba ashimangira ko yizeye kuzagera mu nteko ishinga amategeko. Mukantwari asanzwe ari umurezi wigisha imibare n'ikinyarwanda mu kigo cy'amashuri abanza cya Kigasa giherereye mu karere ka Kicukiro, ariko uyu nguyu akaba aturuka mu karere ka Kirehe. Ngahe nguko uyu nawe yigiriye icyizere da, uyu akaba yigiriye icyizere ndetse akaba avuga ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda by'umwihariko abagore muri rusange bazagire byinshi bunguka biturutse kuri we. Ngahe nguko yitwa Mukantwari Elizabeth. Mu magambo ye ati ndabyizeye 100%, icyizere nshingira ku kuba ubwanjye nyifitiye ndetse n'icyizere igihugu cyatugiriye. Abagore turashoboye, ibyo twajyamo byose twabikora. Intambwe ya mbere nayiteye, naje hano, ibindi ubwo amatora nayo azagena ibyayo. Mukantwari yagaragaje ko sosiyete ibasha gutera imbere kuko ifite abantu bize, bityo ko gukemura amakimbirane yo mu ngo byaba byiza kurushaho kuri ejo hazaza. Ngahe nguko yitwa Mukantwari Elizabeth. Weho nta cyizere wifitiye uri kumva iyi nkuru? Ariko se ejo wazabatamo inkuru nkababwira ko umunyamakuru wa Iris Rwanda TV Jean Bosco Kabayisenga amaze gutanga kandidatire yanjye mu kuba nabo umudepite mu cyiciro cy'urubyiruko. Murabyumva mute? Sinabavuganira se? Nizere ko wamaze gukora subscribe, niba utarayikora yikore ufungure notification kugira ngo